ubanza noneho twese abakunzi b'inkuru z'amatiku nitirana amagambo akacu kashobotse ni nyakubahwa perezida wa repubulika atuje kongera guta umwanya mu gucocorana duterana amagambo bidafite umumaro. Ubwo twakunda amatiku ture twanagure tumwe tuzi dukonje birashira nako nitwishimire kuyobozi bukuru bwadukewe bukadusaba gukoramo ku mifuka ahubwo tukongera uturimo tw'amaboko. Uti noneho inkuru nyerehe reka mbanze ntangira itangazo ntimungare mu kibazo cya Mutesi Covid Ambassadeur Venduhungire. Iyi ni inkuru ishaje kandi zintambara za madamu munyamakuru yisumbukuje akagonja ijosi rya minisitiri kugeza mucirikishije mu nama gakorwa n'isoni n'ikimwaro mu kiganiro kimaze kugira views zirenga ice cya miliyoni 504 byose. Izo ntambara ishobora no kumwirukanisha ndavuga minisitiri twasabwe ko tuzihosha. Uti none ko mfashe uruhande nkwa munyamakuru inshuti nyanshuti ariko wanga karenganya abanyamakuru bagenzi be. Ubwo nanjye ndaje nyakuba tubwiye ko madamu Marwa Gasabo wasabaga imbabazi za Nyarureshwa, imbabazi bamwe bita ngo zirimo agasuzuguro ahatari ukwiye kuzisaba ko ahubwo minisitiri ukisobanura yishongora ari ugomba kumenya ko yatore ku mugaragu wa rubanda agaca bugufi igihaganira n'itangazamakuru akaba mwitana amagambo. Kandi koko uyu bakomeje kumunenga ko atajya atarama kuba nkoranyambaga cyane kurusha uko yita ku bibazo by'ingutu byugarije igihugu. Mwibuke uyu ni minisitiri wisanzura akanatugezaho ka playlist ke ka buri cyumweru yatembereye atwaye. Kandi koko twikundira utundi koyozi bacu minisitiri abajwe nuko icyo avuze kitafashwe nk'ame ashingiye ku buremere afite no kuba yibera ibyo yatangaje byabereye. Niyemera ko ibyo yavuze bya questioningwa naho Sikovi yawe yumvishe neza ibyatangajwe ariko aburamo gihamya niko kubiquestioninga nyuma yo kubura ibyitwa evidence. Iyi nkuru aharetse kuba ari ryatiku ry'umwimerere dukunda iri no mu nkuru dukunda irakoze mwene Busagara. Ndibaza nti bigenda bite ngo ba minisitiri bagira imbere ya perezida wa repubulika baterana amagambo mu mwanya hari kubaza ibibazo by'ingutu bibangamiye abaturage. Niba nawe uri inshuti y'inyuguti egera hino dusomarize inyuguti tuzicocoremo iby'ingenzi twasigarana n'ijwi rya diaspora rivugira mu byaro bya Indiana turijisho rimurikira amatsiko yawe. Reka ngaruke ku nkuru ariko nkwibutsa ko ku musozo nza kuguha utuntu n'utundi. Nti minisita muri gwe ni rero yanahoranye kuva na kera na kwa mbere yirukanirwa gushaka gushyiraho umurongo we abantu bakwiye kwibuka muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ico gihe yavuga ko kwibuka ngo bigenwa n'uyibuka. Yego minisita nayigoye nyinshi yabajwe no kwa Sikovia yibaje ibibazo ku byo yita fact ntakuka ariko fact yari yatanze nta video cyangwa se attendance list yari yongeyeho. His Excellency Paul Kagame y'intoro akaba mahanga ndetse akumva ikibazo neza ahita za Mosasa. Ikindi nuko bigaragara ko nyakwa yarazi kuri na mbere y'ikibazo ariko ashaka kubanza gutanga amahirwe ngo yumve neza ibya buri ruhande mu magambo yabo. His Excellency Paul Kagame ati wavuze ko bataje kandi leta ya demokarasi ya Kongo bavuze ko baje. Umunyamakuru arabyibaza abona ruhande rwatanze ibimenyetso simusika bityo umunyamakuru kwibaza ku byo wavuze utatangiye ibimenyetso sikosa. Ibyo His Excellency yagarutseho turakomeza kubyifashisha ahubwo nk'abandi bose batekereza neza. Yababajwe n'ukuntu debate yabaye igifaransa cyangwa ubwo niyo kote faible minisitiri abonye kuri Madame Sikovia. Gusa perezida mwibutsa ko ikimenyetso cyo kwiyumva nk'usumba abandi kandi we muhanga bishingiye ku ngingo zidafashije foreign language. Kandi koko se nyine ibibazo bya politiki bijya muri grammaire zindi mibite uretse ubwirasi no kubura umukoro. Ati muri mbura mukoro tubicakaro ngo ntangira ikibazo perezida yakigaragaje nagaragaza uruhande rumwe amakosa. Mwibuka uyu ni perezida wanga umuyobozi w'umwirasi, ni perezida wifuza ko twese intero ibimwe umuturage kwisonga, perezida urakazwa nuko umuturage yakwivuza bakanga kumuvura ko ngo nta mituweli afite, perezida agasaba ko wabikoze abiryozwa fana bwanguye. Kandi kuko umuturage niwe waratanze umusoro niwe warashizeho kandi umuyobozi nubwo ari abayobozi bamwe babyirengagiza. Ati utanze statement nturi imana ufite monopoli y'ukuri kuki utumva ko abantu bayibaza ibibazo kuko kwibaza ibibazo nibyo bibyara ukuri nasimburwa. René Descartes ubwo yamufasha yongera bati statement yawe nta bimenyetso bindi wayihaye ariko warabyimbye ujya mu ntambara z'amafuti nka minister intambara zitagaragaza ikosa nyirizina ahubwo intambara zo kumvikanisha protocole inyuguti byonyine. Sikovia yumvise statement neza azira icyo ngico kumva neza ugakoresha ubwenge. None mu Rwanda ubwenge bucike abaza Ambassadeur Nduhungire ngo aranasubisha ibiganiro abanyamakuru barimo ba Joseph no Oswald Mutuyeyezu.
abazi politiki za Tshisekedi nyine bivuzwe bya bipfe cyangwa se bituze bifatwa uko. Niyo mpamvu ntawe baza impamvu leta ikorana FDL. None abanyarwanda mushaka ko niyo yaba yavuze amafuti tumujikira ngo nuko ari minister. Niwo murongo benshi mu banyarwanda baritwa ku mbuga nkoranyambaga n'abanyamakuru bakuru da bafashe bose bacinyiza Sikovi bamubwira ko atarakwiye gusubiza minister amazi kose akoze kuko ari nyakuha mbese mudakorwaho. Reka twumve neza ikibazo bityo tutagwa mu mutego abagashaka bagiye kirizwa nka Byansi Beka birebera mu mboni ngo pereza bikoza kabije gukwepa ibindi bibazo byo kuba ngo ashaka gusebya minister mu ruhame ngo abaturage bumve ko pereza ari we urenganura rubanda wenyine. Ariko Byansi nk'ibitekerezo ubundi abikura he nanjye ta ni mu kurebera ibintu mboni imboni nenga. Reka twute turase ku ntego gusa tekereza ibintu ngo niba pereza yaba yarakoze biragamije gukwepa indi bibazo ahashimangirwa ihame ryo kutanyurwa rubanda ntitunyurwa number 1. Kiriya naco ubwaco cyaba ari ikindi kibazo. Ikintu cyose umuyobozi nakundi muntu wese yakora atari wowe wabona mikosa n'ubundi buryo byagakozwe mu biryo abazi filosofia barakubwira ngo wabukora ibyo ugomba gukora mu murongo wumva ko utabogamye. None se nyine wakwemeza abantu biliyoni 8 hafi 9 ziri kuri iyi si kereka bose barize kandi mwarize amabwiriza amwe aho wenda bakumva. None se muragira ngo Perezida wa Repubulika akora uko Samuel Byansi Beka abitekereza uyu ubwe wibya identite ya se akayitiye ngo abashe kubona degree bivuga ko atakoreye ngo nazura kabuze nanjye ubwo nanjye ndaje nyine. None se mbabaza ubwo His Excellency akwiye kwemeza padira musesengura politiki kandi ari kwinywera n'urumogi oya ubwo wakwemeza Pastor Claude n'abandi bacanjuro nako abanyamujya ukorega giye nka Ruberi yanshuti magara ikurwanira inkundura mukabina keza gusina ryo rindi somo twahigiye ubwo nanjye mwene bihuzagara ndavugira koze nkene inshuti y'inyuguti nyanshuti nkingi inshuti ndwanira mu kabino mukeza ngakunda imihanda kubi bati Ruberi udatsimburwa kuri inshuro hubanze yatsimbuwe tu. Number 2 pereza yinje muri iki kibazo arenzo kucumva neza yirinda kubogama tuva kuri ingingo. None ikizana gusubiza zijana ukabisubiza nyirarureshwa cyangwa nukumva bitanu ukabisubizanya full attention. Sikovi ati u Rwanda rufite amahirwe yo kujya pereza utewererwamo cyangwa ngo akora ibyo atumwe n'abaministeri ahubwo ukoresha logic and justice itabogama. So naco ni ikibazo kiri gikene umuntu ngo uko byasabaga naho nta muntu wakorana riza anenga ibyo minister runaka yakoze nabi kubera ko nyine afite iryo peke ati statement yanjye ntabwo ari absolute yakwibazwaho hagamijwe gusobanukirwa. Kandi Skovia tumushimira ko atinyuka kuvugira abatagira kivugira ahagarana kuvugisha icyitwa ukuri si byose ubwo utabyemera nawe ndamwumva uruhande abogamiyeho. Ingingo ya 2 pereza yabakora biri yashaka gusebya abayobozi bandi ngari we uhora avugwa neza. Ibi nabyo biroce kubona ko wabivuga wese yaba afite izindi nyungu zihari agamije. Reka dusubire mu nyuguti ho gato wumve neza iki kintu. Nta hantu na hamwe perezida yari makosora yishira hejuru atinyenza igifaransa mwe mujye kucika aho yavuze ijambo twashidikanjeho n'igihe yavuze ko aterwa isoni no kumwe mu bayobozi ariko yavugaga n'abanyamakosa kuko iyo ukora neza perezida Paul Kagame aragushimira yewe akanabiguhembera. Ntabwo Kagame yanye ndungira musebya we yishira hejuru cyakoze no kugaragaza ko nta usumbukuri kandi ko nyine ibyo uvuga bitari monopoly of truth. Umuhanga yakomeza kubona bibihanga mpaka abonetse absolute truth. Mwibuke byarinze bigera ku munota wa nyuma agishimangira ko ibyo avugaga ari ukuri ko Sikovi afite n'ibindi atumva neza kubera igifaransa cye cyamukemuki kubera amashuri make yize nayo akayigira mu cyaro. Mana twige kandi twese turengaje minister yakoze amakosa pereza yakomeje kumazaho kenshi ntigeze agaragaza ikosa nyirizina ryakozwe yisobanura ahubwo yavuze ko bakwestioninze ibyo yavuze. Ibisana yavugaga ko nta ugomba gushidikanya ku byavuze. Perezida ati kukurikise ni Imana ko tushidikanya ora none se si yaremye Satani harya mu yandi magambo Imana yaraturemye inaturemera ibyaha izaduhora niba koko ari nayo yaremye ntako niba no kurema yabishobora simbizi iyo sikaba yaremwe nande nako mudatuma nshumura. Nduhungire rero imbere ya Perezida wa Repubulika yumvikanye mu yindi verisi itandukanye n'ibyanditse kuri Twitter ndavuga X hano mwamusiki mbese yagize ikibazo kukuba baraquestioninze substance. Aha naho Perezida yabonye ikibazo nyamukuru nyamara kuri Twitter yanditse anenga igifaransa maze abaswa twese twifatanya n'abahuruzi nka Pastor Claude dore ko turi banyamujyo bihengamiye turamwanja amaduti nibyo Skovia nta gifaransa zikandi ko kabanyamategeko nka Maurice wogamira maranga umuti wa Skovia utinyuka gute gusubiza Imana minister Imana yacu itavugwa ikosa na rimwe nire
arewe ndumva hari abandi batari minisita bakwiye gusemba bazi Madamu Scovia kwera ubu wareka kuvuga amakosa y'Imana wakwirengagiza ko yabonekeye umwana w'imyaka 12 Maria yarangiza nyuma ikamwambura umugabo Yosefu ubwo kandi Yosefu kamutegeka kuzarira uwo mwana harya amadene test ari gukorwa muri iyi minsi nta meza cyo sabago barera abana batabyaye ntagiro ncumuza bati gusa namayobera batagatifa kenshi twicumuriramo iyo tubizanyemo ubwenge bwacu bujye cyangwa bwinshi dore ko nubundi ubuduha ari ugena ingano yuko duhabwa nabyo ni ibindi bibazo ga rero perezida ntabwo ari gufata amakosa Nduhungire ngo ayezagira amatagatifu maze akakamera mu kitozo umunyamakuru ibazaga ibibazo ku ngingo ebyiri zo puzanyaga itangazamakuru rigomba kutaboga mukoresha ubuye kose perezida ntiyasebeje Nduhungire ahubwo yakoze igikwiriye nta bwoba nta marangamutima maze perezida nyine atinya yaba ari Trump munsi ya Netanyahu Amerika ikomeje kwambara ubusaga ahubwo nanjye nisabira utaha azatumirwe mu banyamakuru batinyuka kubaza iby'ututsi byabakaswe kuri internet n'abamagashu udasize n'aba Pastor Korode harya ngo uyu Pastor Korode we ntajya atumirwa mu biganiro bazibaza umukuru w'igihugu nimutuzana gaswari nyaboneka ndabinginze ingingo ya nyuma ari ya gatatu twumve neza iki kibazo tubikorera bwo kandi tunyarutsa abanza wumve akakandiswe rudatsimburwa yanze gutsimburwa none Nduhungire yabuza Ruhungira ndavuga urubanza maze Mutesi Scovia we birangira ateteshejwe nuko urubanza rwakiwe mu ruhame kandi wakosheje yategetswe gusaba imbabazi mu nkuru yacu wasanga mu nkuru zakunzwe kurusha izindi harimo ikibazo twakomeje kwibaza duti ndashaka twinde kunonera amafuta ariko kandi twirinde gubukanwa n'ico runaka reka turebe ngo ese koko Mutesi Scovia ni uri mu makosa cyangwa ni Olivier Nduhungire igo cyangwa se ubwikunde abatite gukora ibyo bakoze ubundi katwinjire mu tijandika abantu nka Dr Joseph Ryarasaba ati uyu minister ntashinzwe communication ku banyarwanda ashinzwe abanyamahanga batacumva gusa hawe nakunzemo gake ko yagize ati izo ni inshingano zibanze ntiyashiramo ko arizo zonyine reka mbafashe kakeye ni foreign minister w'u Rwanda bityo imikorere ijorwa kandi gomba kumenywa n'abanyarwanda kuko nibo bamushiraho n'ikimenyimenyi ntabwo Vincent Habiruta yavanwe na Argentine Maurice Munyentwara ati rero Scovia ntari gukora rectification ahubwo yari guca bugufi agahita asaba imbabazi n'ikiganiro cyangwa inyunganizi kuva kwa minister kubw'inyungu za rubanda avugaga n'ikinyamakuru cye udasize n'izina rye uranyumvira ngo dufite nyabo ha perezida yahageza arumirwa neza mu yandi magambo Maître Maurice umufana wa Sport ati cyo minister avuze nico kandi nibazi igifaransa na kundi zamahanga kandi cyamakuru cye kiri mu makosa ikibazo nibyo koko igisubizo cyihuse ni oya kuko ntibagaragaza ikibazo muzimbega ikibazo suko Scovia atabisobanuye uko biri translated ikibazo nuko atabyemeye uko biri ubanza binsa mugasubiramo ikibazo suko Scovia atabisobanuye uko biri translated ikibazo nuko atabyemeye uko biri ico gihe twaravuze duti gusemuranya kwa minister nashaka urundi rwitwazo si ikibazo cy'urimi kuko nta vocabulary yahatari n'ubundi yari yakoresheje aba muri inyuma ntibabasha kwerekana ikosa ari muri translation oya baguma muri turabyemera uko we believe minister not Scovia Mutesi Scovia question inzu kuri kwa Nduhungire attacked his integrity muri make Scovia yakemanze ukuri kwa minister Nduhungire inkuru irambuye hano kuri channel mwayisangaho ikibazo cyayigo ya Nduhungire nicyo cyaje bamwe bati akaragira itari ntoya nanjye nkibaza nti bayibonye bate ko na yarindi yabo mu nyuguti nya minister ntabwo yumva ukuntu Scovia atize ibyo yari yatangaje nti Scovia arazira kumva neza ko muri ya mikorere ya minister hari minenge igo rero nayikanga kubonwa mu weakness byahatari uti weakness zikabizihezo kanze gato iyo wumvaga analize cyangwa se ukareba bari ku ruhande rwa minister ariko batekerezamo gake wasangaga barabajwe nuko Scovia hateme igitekerezo cyangwa se context ibintu byari mu nti ngo yari kwemera ko ari byo koko Kongo ititabire kandi ko uri amwanya wabo batawicemo kandi ko ntacyo bavuze nta kindi agende uretse ibyanditswe na Minister Nduhungire ibyo nibyo Perezida Paul Kagame yita substance so simple nako mvuga yahuranyije Mutesi Scovia aziraga kuba umunyamwuga mu mwuga we naho Nduhungire bakazira diplomacy no kutagenzura amarangamutima nako personal judgment Scovia yabonye inkuru ebyiri zivuguruzanya azishaka ibimenyetso ati niba minister akana ibyo bavuze nge sindi bukuba amashingo mifatuko atahubwo ahari ubanza twabaza undi muntu nuko ashiramo Sheri Silva aricyo ariko hangaho yaratebyaga umva aka kantu umve igo ambassadeur Olivier Nduhungire
Inkuru zirimo n'iza BBC zivuga ko ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe azwiho kuba umukozi ukoresha imbuga nkoranyambaga bya cyane rimwe na rimwe akavuguruzanya n'inshingano ze nk'umutegetsi. Ibaze ko ibyo byanatumye yirukanwa muri Mata 2020. Perezida Paul Kagame yamukuye ku mwanya w'umunyamabanga wa leta kubera gukora kenshi ashingiye ku bitekerezo by'aho kuba ibya guverinoma ibya leta. Bamwe bati ibitekerezo by'aba byari byiza basi nako bizima bitarimo akantu ko kwiyumva kusumba abandi kuko nguvuga igifaransa neza. Bati mushiki wabo urakimurusha ko ntawe yari yihenuraho utabikoze ate. Amagambo yarakoresheje yarapanze atya. Byumve neza, ni ingenzi ko twaswiminga ko yamaze gusobanukirwa kandi ko atakibigenderaho, bityo turifasha aya magambo tutagamije kuyakwirakwiza ahubwo kubera ko iyi nkuru igomba kuzura. Mu gusubiza umuntu ku rubuga rwa Twitter, Nduhungire yanditse ko kwibuka bishingiye ku miterere y'umuntu ku giti cye kandi amateka rusange y'urwibutso rwa benshi hagizwe n'inyandiko z'urwibutso rw'umuntu ku giti cye. Yongeyeho ati buri munyarwanda wese yibuka be. Ati yo niyo ntego yo kwibuka, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubwira abandi igihe cyangwa uburyo bagomba kwibukamo. Iba basesenguzi basobanura ko byari binyuranye n'umurongo wa leta ubumwe kuko leta idashizeho umurongo muzima wo kugendera abantu bakibuka bishakiye buri wese akabikora uko abyumva byateza akavuyo mu gihugu kubangamira ndetse bikaba byanahembera urundi rwango bitutse ku kuba bamwe bibuka abandi barimo kwikorera ibyabo. Muri make ubwo nta gaco na gake byaba bigifite cyari uretse kuba byaba bimeze nka Noheli aho bamwe abaseruka abandi bakajya muri gahunda zabo. Ikiza muri professionnel critique zibaho ariko mu gihe utatsindisha intambwe ikurikira wikwirirwa nisobanura. Twanzuye ko Minisita yari mu makosa agwerana kare hano twabisesenguyeho. Icya kabiri sagabere ku ngingo itari biboreka dusoreze mu tundi nako makomensi y'abantu batandukanye ngo imfura sezerane ne uzurira mwamfuramwe. Umwe mu bahubutsi ndavuga uyu yise uri fake ati inshuti nk'iyo resabwe izakudefanda mpaka no minasobanutse kabisa. Rubere rwose nta kutagiza ariko mwagaritswe n'ukuri na wa musaza abadatya kuva ko ashaje ari manganya nako arubahuha utamenya ngo ari he kabagambi vugira yu ara nabati mu rugamba kubazwa inshingano nk'abayobozi accountability abanyamakuru n'abafatanyabikorwa b'ingenzi. Perezida Paul Kagame itariki yarabwiye abaturage kwishira hamwe bagakubita abayobozi ba serivisi mbico gihe abwiraga abacenizi ukurikiye neza soza humva hatemeranye neza Excellence Paul Kagame asa n'uwengame kwa nyiramakosa Nduhungire ariko akanagaragara nk'uwagandukiye icyemezo cyangwa se umurongo watanzwe. Ati bayobozi rero reka mbahuje tugomba kuvugana n'abanyamakuru kandi neza mu cyoro tuhagomba nk'ababariza abaturage. Ati nitwigira abacane tukabura mu nama za hato na hato no muri calling back cyangwa answering text messages ngo mae turahimana nyuma y'uko umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura Scovia yarengewe katubayeho tuzayibazwa vuba hana bwangu. Ese wumvisha ikosa ry'akabagambi ati Scovia yarengewe mbese ati niwe munyamakuru ariko yarengewe urengerwa byagenze bite muzeka bagambi. Pastor Claude we ngo yarari kwibaza niba zongera kubaha Minisita w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Undi wikoreye ngo yitwa Freedom Rwanda ati Mutesi Scovia na Minisitiri Olivier Nduhungire muri press conference ya Kagame muri ukakera iyo wajyaga kurega umuvandimwe wawe ku babyeyi bawe ukagenda witeguye kumukirishamo maze bikarangira we bakubise ngo ibyo mvuga nka Minister of Foreign Affairs atari byo. Uyu wundi wabyari igihugu amazi nk'ibisusa akabikirumbo cyarubye u Rwanda witwa Rais Runana se kwanza arurunyurane bahu ati iki iyi mvugira kuyamara atinya kwa Perezida Paul Kagame nibyo abantu babuza akazi bakora nk'uko bivuga. Ibaze nk'uyu ngo nuswakimu umuhaye akazi ko kugira inama perezida mu bijyanye n'itangazamakuru kuzunguza amaboko aryongora cerya no hino yerekana intoki. Cyakora yashobora kubikora abana bagasinzira kandi ngo ni bamwe bavuga ari kijyanada. Hari umuhungu ujya werekana amafoto akabaza ngo uyu uramuzi ni umuzi yitwa nde muvugaho ibintu bibiri nge mbona yava umuhereza mwiza kwa padiri cyangwa se akaririmbisha korari mu Yehova awe rubanda muravuga basi ngo arekera hose ashwida ati maze umwanya munini ntekereza ku kibazo perezida yabajije kwihangana ry'abe hagati ya Scovia Mutesi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bwana Olivier Nduhungire. Muri make dore icyo tubivugaho ati nta kuntu Olivier Nduhungire yagombaga kwitwara kuri imbere y'umunyamakuru. Ikindi nta muntu ugomba kwigira gitangaza ngo kuko hari minisitiri cyangwa se umutegetsi wari wese muduko ati uzico ndico. Ibi bibera isomo kuri buri wese, nta muntu n'umwe utagomba kubazwa cyangwa se ngo avuguruzwe kuko ari gikomerezwa. Erega nta utakunda ku igihugu cy'u Rwanda gihora giharanira gushyira imbere umuturage ku isonga. N'abatemera ukwavu bemera ko ruzi kwirukwa abakaboko gaheseho babura icyo banenga nk'abati dore igitebe cyayo. Uru Rwanda ni umudenda barahiye. Reka dure mu nkuru zakunzwe kurusha izindi. Hasta la vista abeza b'u Rwanda.